Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro izinze ijoro rizinguye amanywa. Imana ishimwe. Ni umukozi w'umuhanga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irabyongeye irabikoze. Imana ishimwe. Imana irakwimanye nanjye iranyimanye. Imana ishimwe. Iki gitondo tuhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba ibanye natwe. Abakristo bitorerera yo no Mountain Church mu Rwanda aho muherereye hose, Imana ishimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti zanjye z'umwihariko namwe ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Dufatanyije hamwe kuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, Imana igira neza. Imana ni ukuri irongeye irabikoze ku barwayi, ku bari bari kwa muganga, ababyeyi bari bari kubyara. Imana ihagaragaye nk'intwari ku rugamba. Dushimiye Imana ibyo yakoze n'ibyo yakoze, tuyishimiye ibyo izakora byose. Imana nihabwa icyubahiro. Uyu munsi tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana ku nshuti zacu, tubanje Imana ku byacu, tubanje Imana no ku babisha bacu. Imana ihagere kuko niyo itambuka ikagera aho tutagera. Ihabanze igenda ihindura imigambi icakura n'icabiranya mu izina rya Yesu Kristo. Tutaragera mu kazi, Imana nihagere mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cy'Imana kibane nawe, wowe ugiye mu kazi, ukuboko kwera kw'Imana kukugote. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Tubanze Imana muri business nihabe izana abakiriya b'umugisha b'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Dusenze Imana iki gitondo, tubanje Imana tuyihereje icyubahiro. Yewe muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu yitwa indahiro. Twasanze Imana idahinduka ku ndahiro yayo. Imana ikomeza isezerano kugeza irisohoje. Imana ntihinduka ku ndahiro yayo. Humura icyo wavuganye nawe kizasohora. Were kurebera Imana mu minsi n'ibihe. Were kurebera Imana mu gihe umaranye isezerano. Imana ntihinduka ku ndahiro yayo. Imana ikomeza isezerano no ikarisohoza. Imana ishimwe. Twihuse dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Ni ibice 21 umurongo wa 7. Handitse ngo iki? Handitse ngo ariko umwami arukora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nagiraga ngo nkubwire muri aka kamwanya, Imana ibasha kukurokora kubw'icyo yakuvuzeho, kubw'indahiro yarahiye ku buzima bwawe. Ahangaha dusanze Mefibosheti yararahiwe, yararokowe n'indahiro se yagiranye n'umwami Dawidi. Nuko ararokoka, Imana imugirira neza. Mefibosheti abaho. Byashobokaga ko nawe apfa, byashobokaga ko nawe yicwa, ariko kubw'indahiro. Indahiro ni isezerano. Indahiro ikomanga ku mutima w'uwayirahiye. Indahiro ngo nuko Dawidi arokora Mefibosheti kubw'indahiro yarahiranije na Yonatani. Imana ishimwe cyane. Wowe rero icyo iri jambo rishaka kukubwira ni ikintu kimwe, nuko indahiro ari ijambo cyangwa ari icyemezo umuntu agira akavuga ati ngewe niyemeje kukugira neza, niyemeje kugutabara, niyemeje kukurengera, niyemeje se kukwitambikira. N'abana b'abantu bajya bagira indahiro. Akakurahira ati ibyo sinabikora, akakurahira ati barambeshyera, akakurahirira ati reka nkubwire nzabana nawe. Indahiro nyinshi tujya tubona ni iz'abagiye gushakana. Umuntu akarahirira undi ati sinzakubabaza, nzagukunda. Ariko ikitutangaza ni uko nyuma y'izo ndahiro habaho kongera gutandukana, ndetse ibyo za ndahiro zigaseswa. Ariko Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ntihinduka ku ndahiro yayo. Yo iragusezeranya ikabisohoza. Yo iragusezeranya ikabihagararamo neza. Nimba igusezeranyije ngo nzakurwanirira, intambara zizaza ntizizabura, ariko Uwiteka azazirwana zineshe. Imana ishimwe.
abantu bajya barwanirwa n'Imana zikari benshi, bakabona ibiteye ubwoba bibasatira, bakabona ibiteye ubwoba bagahaba imitima, ariko Imana ikarurwana kandi ikarunesha. Imana ishimwe. Rero Imana ntihinduka ku ndahiro yayo, nk'uko Dawidi hano atahindutse ku ndahiro akarokora umwana wa Yonatani. Imana ishimwe, kuko Yonatani nawe yajyaga amugirira neza, akamuburira akamubwira ko ise Sawuli agiye kumwica, ndetse akamubwira ati dore arakugenza, dore arashaka kukwica. Ariko Dawidi azirikana ineza ya Yonatani, arangije yibuka ibyo bagendaga bavugana, indahiro bagiye barahirana, arangije arokora Mefibosheti umwana wa Yonatani. Rero Imana ishimwe ko ariyo idahinduka ku ndahiro. Abana b'abantu barahinduka, niyo mpamvu njya nkubwira ngo ikundire Imana, niyo mpamvu njya nkubwira ngo kizwa, kuko iyo umaze gukizwa Imana iguha amasezerano menshi, kandi ayo masezerano iyo yubatse ku nkingi z'umutima wawe Imana iyakurindiramo. Imana iyakurindiramo, Imana ikurindira mu masezerano. Nimba yaravuze ngo nzagutabara, irakurinda nyine ikagutabara. Nimba yakubwiye ngo nzakurengera, irakurinda nyine ikakurengera. Nimba yarakubwiye ngo nzakugira neza, irakurinda ikakugirira neza, kuko Imana yerekanira imirimo yayo kuri twe. Imana ishimwe. Imana yerekanira imirimo yayo kuri twe. Imana yerekanira gukomera kwayo kuri twe. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ifashe umuntu wari ku cyavu ikamwicaranya n'ibikomangoma n'abakomeye, Imana iba yeretse amaso y'abana b'abantu ko gukomera kwayo gukomeye cyane, ntaho itagera. Iyo ihageze rero ihageza umuntu. Imana ishimwe. Iyo ivuze ngo nzakwagura, Imana irakwagura. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ntaho Imana itakugeza, kandi Imana ntihinduka ku ndahiro yayo. Imana ishimwe cyane. Nk'uko Dawidi yabigenje akazirikana indahiro yarahiranye na Yonatani, akabikora ari umwana w'umuntu, Imana yibasha gukora ibirenze ibyo Dawidi yakoreye Mefibosheti. Inkuru za Mefibosheti murazizi zose, uko Yonatani, uko Dawidi yamutumiye ku meza bagasangira, ko Dawidi yamusubije ibya se Siba yabagamo, uko Dawidi yagiye amugirira neza. Imana ishimwe cyane. Rero Dawidi yabikoze nk'umuntu, ariko dufite Imana idahinduka ku ndahiro yayo. Icyo nkusaba ni uko uyu munsi wahinduka umwizera, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, Imana ikakugirira neza. Abagubeshye wabaye desi, kuko baragusezeranije barangije babivamo barakubeshya. Abo ngabo bihorere, ahubwo wizere Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikugirire neza, Imana ikunezeze. Shalom, shalom.